Ese wigeze wibaza impamvu hari ibyo ukunda gukora ariko ntubisobanukirwe? Hari impamvu wumva hari icyo wagenewe gukora kurusha ibindi ariko nturakimenya neza? Nibyo koko, wabyumvise neza. Ndabasuhuje, nitwa Tugiye. Nta muntu n'umwe kuri iyi si wigeze avuka adafite impamvu avutse ndetse n'icyo ubuzima azabukoresha. Ni byiza rero ko izi mpamvu zose zatumye tubaho tuzimenya mbere. Izi mpamvu rero biradusaba kuzimenya mbere kugira ngo tubashe kugira igisobanuro cyuzuye cy'ubuzima bwacu. Uyu munsi rero fata ikayi n'ikaramu hanyuma tuganire ku mihamagaro myinshi igiye itandukanye. Uraza kumbwira muri commentaire aho wasanze uri. Ndagira ngo nkubwire kandi ni byiza ko ibi ngibi ubimenya hakiri kare kuko uracyari muto. Ikibi ni uko wazabimenya ushaje hanyuma ugakora icyo bita retour d'âge, kuko ikintu iyo utagikoze mu gihe wagombaga kugikoreramo birangira n'ubundi wongera ugasubira inyuma muri cya gihe ugasubira gukora cya kintu utakoze. Tudatinze rero nababwiye ko tugiye kuganira ku mihamagaro. Imihamagaro ni 9. Utega amatwi wumva aho barizwa. Wa mbere rero ni uwitwa Oracle. Uyu ni umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yabona. Muri make aba bantu babasha kubonekerwa cyangwa se mu bundi buryo bwo ari bwo bwose bakabasha guhishurirwa ibizaba mu gihe kiri imbere. Uyu muhamagaro rero tuza gusanga ko atari igitangaza cyane ko no mu myaka yashize ya kera abantu benshi babikoreshaga. Urugero, aba bantu babayeho kuva na kera kose, cyane ko no mu bwami bwa kera, ubwo ndavuga mu Rwanda, babikoreshaga. Wenda abo twita abapfumu uyu munsi, abaraguzi babasha kureba imbere, ndetse n'abandi bose nabo twita abahanuzi. Ibi ngibi tubyizereramo kandi twakuze twumva ko bibaho. Bivuga ngo ntago ari ubwa mbere bitubyumvise, ariko icya mbere ni uko umenya aho ubarizwa hanyuma ukamenya uko witwara muri iyo ngingo urimo. Aha rero abantu babonekerwa cyangwa se abapfumura muri make ni ba bantu nyine bafite uyu muhamagaro wo kureba kure ndetse no kureba ibizaba. Aba bantu rero baba bafite ubushobozi ndetse n'imbaraga zo kubona ibyo abandi bantu batabasha kubona. Ikindi wamenya kuri aba bantu ni uko bafite ubushobozi bwo kumva cyane, gusobanukirwa ndetse no gusesengura byinshi bijyanye n'imitekerereze y'abantu, ibyo bagenda bahura nabyo ndetse n'ibibazo bafite, bakabasha kubyumva, kubisesengura ndetse no kubisobanura mu buryo wowe ubwawe nyiri icyo kibazo cyangwa se nyiri icyo gitekerezo utabashaga gutekereza. Ikindi kandi babasha gufata ndetse no guhuza ibigaragara ndetse n'ibitagaragara. Kenshi rero abantu bafite uyu muhamagaro bakundaga gufatwa nk'aho ari abantu b'abacabwenge cyane, babasha kugira ubwami inama cyangwa se abayobozi mu buryo bwa politike cyangwa se imiyoborere ndetse na ekonomi cyangwa se ikijyanye n'ubukungu bw'igihugu. Abantu ba kabiri rero ni abitwa the free spirit. Tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda twabageranya nk'abantu bafite umutima wigenga cyangwa se abantu bakunda ubwisanzure. Bimwe rero twamenya biranga aba bantu akenshi nuko bakunda kwihitiramo ubuzima bwabo, kandi ibi bikaba batitaye cyane ku buryo abandi babatekerezaho. Ikindi kandi bakunda ubwisanzure, guhanga udushya ndetse no gukora ibyo bumva mu bitekerezo byabo kuruta ibyo babwirwa. Ikindi kandi kiranga ubuzima bwabo nuko ari abantu badakunda kubaho mu buzima bw'amategeko kandi badakunda indi migenzi iyo ari yo yose ibabuza kuba bo ubwabo. Bimwe rero mu byo bashobora kuba byo mu buzima buri imbere nuko akenshi abenshi bibera abanyabugeni, abanditsi, cyangwa se ahangaha niho usanga wenda umuntu yaranze gukora akazi ko muri ofisi bahora bamushyiraho amategeko buri munsi, ahubwo akihitiramo wenda kuba umuhanzi, umugenzi, cyangwa se agakora ibindi bintu bye bwite. Imwe rero mu mirimo wasanga aba bantu bakunda kwikorera ni ubuhanzi, gufotora, ubwanditsi, ubukerarugendo, ubucuruzi bwigenga cyangwa se content creation nka gutya turi kuri YouTube ndetse n'ibindi. Muri make icyo wabamenyaho ni uko bakunda imirimo ibaha ubwisanzure ndetse bagakunda guhanga udushya, kugendera mu nzira z'ibitekerezo byabo ndetse bakumva ko nta wundi muntu uwo ari we wese bagomba kudipendingaho kugira ngo bagire icyo bageraho. Muri make bakurikiza ibitekerezo byabo ndetse n'inzira iyo ari yo yose yabageza aho bashaka, ariko nta tegeko ry'undi muntu ribitambitse imbere.
Ubwoko bwa gatatu bw'umuhamagaro ni ubw'abantu bitwa the truth tellers cyangwa se witnesses. Abangaba kenshi bakunze kubita abahanuzi b'ukuri cyangwa se abavuga kuri, kwabyita uko ariko kose. Uyu muhamagaro ntabwo ari uwo kuvuga ibintu bisanzwe gusa, ahubwo ni inshingano yo kuba ijwi ry'umutimanama mu muryango w'abantu. Dore ibintu by'ingenzi biranga uyu muhamagaro. Icya mbere, kuvuga ibyo abandi bantu batinya. Umuntu ufite uyu muhamagaro akenshi abona ibintu bidatunganye abantu bafata nk'ibisanzwe. Ntabwo ashobora guceceka, kandi iyo abona akarengane, ikinyoma cyangwa se uburyarya, kabone n'ubwo kuvuga byamuteza ikibazo. Icya kabiri ni uko baba ari indorerwamo y'umuryango. Icyo nshatse kuvuga ahangaha ni uko burya inshingano yabo ari ukuba indorerwamo. Berekana isura nyayo y'ibintu uko biri, hatarimo gushyira amavuta ku bintu bibi kugira ngo bishimishe amatwi y'abantu. Mu rurimi rw'umwuka uyu muhamagaro bawita the prophet's burden cyangwa se umutwaro w'umuhanuzi. Icya gatatu wamenya kuri uyu muhamagaro ni uko bakunda gushaka ukuri kuzuye, discernment mu ndimi z'amahanga. Uyu muntu ntabwo agendera ku buryo agaragara cyangwa se abona inyuma gusa. Afite impano yo kureba mu mutima w'ikintu akamenya niba ibivugwa ari ukuri cyangwa se niba ari ikinyoma. Icya kane kandi ni uko buriya badakunze kwirebaho cyane, ahubwo bakunze guhara inyungu zabo bwite, bagashishikarira gukora ibizatuma bagera ku nyungu rusange. Ntabwo bakunze kuba ibyamamare cyane, kuko kubera ukuntu bakunze kuvugisha ukuri ndetse no kuvuga ukuri kubabaza cyane abakunze kandi bamenyereye kumva ibinyoma. Ikindi kandi baharanira ubutabera cyane. Kuvuga ukuri kwabo bijyana no gushaka ko ibintu byabo buri gihe bijya mu buryo. Uyu muhamagaro ufasha abantu gusubira mu nzira nziza. Muri make, aba ni abantu babera urumuri abandi mu gihe bari mu mwijima. Akenshi aba bantu usanga bibera abanyamakuru mu bijyanye n'ubushakashatsi, abanyamategeko ndetse n'abarengera b'uburenganzira, abarimu ndetse n'abashakashatsi, abajyanama mu by'umwuka ndetse n'abahanuzi, abagenzuzi ndetse n'abacunzi b'imitungo runaka ndetse n'ibindi byinshi. Umuhamagaro wa kane rero ni uw'abantu bitwa the exhorter cyangwa se the inspirers. Mu Kinyarwanda ni abantu bafite umuhamagaro wo guhumuriza cyangwa se gukangura abandi. Uyu muhamagaro ntabwo ushingiye ku kuvuga amagambo meza, ahubwo nanone ushingiye ku mbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kumenya potential ndetse n'ubushobozi undi muntu afite. Ibi ukaba ubibona cyangwa se akaba abibona mu gihe uwo abibwira cyangwa se uwo abibonamo atarabyibonamo ubwe. Ibintu by'ingenzi rero biranga aba bantu, ni abantu babona ibyiza mu bihe bikomeye. Bishatse kuvuga ko uyu muntu afite amaso areba kure y'ibyiza biriho ubu. Iyo abandi bihebye bakumva ko byarangiye, we ababona amahirwe mashya cyangwa isomo ryo kwigirwa muri icyo kibazo. Icya kabiri kandi ni uko bagira imvugo yubaka, the positive communication cyangwa se communication positive. Bafite impano yo gukoresha amagambo ahindura imitekerereze y'umuntu. Bagushinja amakosa y'uko waguye mu kibazo, ahubwo bagufasha no kumenya uburyo wagikemuramo ugakomeza muri urwo rugendo. Bakunda abantu kandi bakabubaha. Umuhamagaro wabo ushingiye ku rukundo rw'abantu. Birabashimisha cyane iyo babonye umuntu bafashije cyangwa se bafashaga ateye imbere mu buzima. Ikindi kandi abangaba barangwa no gukora, action oriented. Inspirer ntabwo avuga amagambo gusa cyangwa se icyo twakita motivation mu ndimi z'amahanga, oya, ahubwo aguha n'amabwiriza cyangwa se inzira zifatika wagenderamo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Bimwe rero mu byo bakunze kuba mu buzima bwabo, akenshi bakunze kuba abatoza b'ubuzima, the life coaches, abatoza b'imikino runaka, sport coaches, abakangurambaga, the motivation speakers, abajyanama ndetse n'abavuzi b'ihungabana cyangwa se the counselors and therapists, abayobozi b'amatsinda, the team leaders. Mu rurimi rw'umwuka rero iyi mpano ijyana n'icyo twakita guhugura cyangwa se ibyo twagereranya nk'umuyaga uhuha mu masezerano yari yarashize, ukayabyutsa akongera akaba amashami mashya. Umuhamagaro wa gatanu rero, the multi-talented cyangwa se the manifestors. Aba ni ba bantu bagaragaza ibintu byinshi cyane.
Uyu muhamagaro rero urihariye kuko ushingiye ku gukora ibintu byinshi icyarimwe, ariko muri uyu muhamagaro hakunze kugaragaramo urujijo cyane rurimo ibice bibiri. Urujijo rw'umuntu ubwe, the internal confusion. Umuntu ufite uyu muhamagaro akenshi yumva afite inzara yo gukora ibintu byinshi binyuranye. Uyu munsi arashaka kuba umuhanzi, ejo arashaka kwiga tekinoloji, ejo bundi arashaka gufasha abakene. Iyo abantu bamubona nk'umuntu utaba hamwe, umuntu w'inzererezi, umuntu udafite ikintu ashingiyeho, ndetse n'ibindi byinshi bakunze kumuvugaho bitandukanye. Ariko kuri nuko uyu muntu nuko afite ubwonko bwagutse bushobora guhuza amashami atandukanye y'ubuzima kugira ngo areme ikintu gishya. Icya kabiri ni umuhamagaro wo gukora, the calling of doer cyangwa se manifesta. Uyu muhamagaro ntabwo ari uwo kuvuga gusa, ahubwo ni uwo kugaragariza isi ububasha bw'Imana binyuze mu bikorwa bifatika. Uyu muntu aba afite imbaraga nyinshi, high energy, zituma yumva adashobora kuryama igihe hari ibintu bitaragenda neza cyangwa se bitarashyirwa mu bikorwa. Ibintu bitatu rero biranga aba bantu ndetse n'uburyo bwo kuwusobanukirwa, ubwo ndavuga uyu muhamagaro, harimo ubushobozi bwo guhuza cyangwa se icyo twakwita nka interdisciplinary synthesis mu ndimi z'amahanga. Byumve gutya, uyu muntu ntabwo akora ibintu byinshi kuko ari umusazi, ahubwo nuko aba ashaka kubaka ikintu gihuriweho n'ibintu byinshi. Dufashe urugero rutoya, wenda uyu muntu ashobora kuba akunda ubuhinzi ndetse akunda n'ikoranabuhanga. Urujijo ruzashira cya gihe abashije guhuza ibi bintu byombi, akubaka uburyo bwo guhinga hakoreshejwe imashini zigezweho. Icya kabiri kiranga aba bantu ni uko bakunze kugira imikoranire n'isi, occupying the land. Uramutse ubisobanukiwe mu buryo nyabwo, izi ni inshingano zo kwigarurira cyangwa se gutegeka ibyaremwe. Mu rurimi rw'umwuka, aba bantu nibo bashinzwe kubaka inzego, the structures and systems. Iyo batarabona icyerekezo rero, basigara bakora ibintu byose babonye bituma bahugira mu bintu byinshi bidafite intego, being busy but not productive. Ikintu cya gatatu rero kiranga uyu muhamagaro kandi cyatuma usobanukirwa neza ibijyanye nawo, nuko bagira inzira y'ubuzima. Inzira yabo y'ubuzima ntabwo ari umurongo ugororotse nk'abandi. Inzira yabo imeze nk'icyo twakwita isanzure cyangwa se the spiral or web. Ibi bigatuma biga ibintu binyuranye kugira ngo babihurishe ikintu kimwe kizabyara ikindi kintu kinini gitandukanye kirenze imitekerereze y'abandi uko babibona. Zimwe mu nama zigirwa abantu bameze gutya ni uko badakwiye gutinya guhagarara. Rimwe na rimwe guhuga mu bintu byinshi biba ari uburyo bwo guhunga kwicara ngo utekereze. Rero fata umwanya wo kwibaza, muri ibi byose nkora iki? Ni iki kimpa ibyishimo kurusha ibindi? Icya kabiri, uzi ibyo ukora. Aho gukora ibintu 10 binyuranye icyarimwe kandi byose biri bukugeze ku kintu gitandukanye, ahubwo byose bihurize hamwe ku buryo urabihuza bikaza kubyara ikintu kimwe kizakora mu buryo bw'ibyo bintu 10 byose. Mu buzima bwabo rero bakunze kuba ba rwiyemezamirimo, entrepreneurs. Uyu nguyu akaba ari wo mwuga ubakundira cyane. Ikindi kandi bakunze kuba abayobozi b'imishinga, the project managers, abanyempano nyinshi mu buhanga, the polymath cyangwa se multi-hyphenates, abajyanama mu miyoborere cyangwa se the strategy consultants. Bakunze kuba abahanzi ndetse n'abatubuzi b'ibitekerezo, creative directors. Ibimenyetso bibaranga rero ni uko biga vuba ariko kandi bananirwa vuba nanone. Ikindi wabamenyeraho kandi nuko ari ba bantu rwose bakunze kuba bafite ibikoresho byinshi. Ingaruka rero zo kutamenya ko uyu nguyu ari umuhamagaro wawe, usanga kenshi abantu batazi ko bafite uyu muhamagaro akenshi baba bajagaraye. Ashobora gutangira imishinga 10 ariko ntagire n'umwe arangiza. Inzira yabo mu buzima iba nziza iyo ari uko bageze aho bavuga bati, nzakoresha ubushobozi bwanjye bwose mu kubaka ikintu kimwe gikomeye kibumbatiye ibyo byose nkunda. Ubwoko bwa gatandatu rero ni umuhamagaro w'abantu bakunze kuba ari bonyine, the calling of solitude. Akenshi aba bantu bakunze gufatwa nk'abantu bigunze cyangwa se bafite amatsiko make, ariko mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubwenge, abangana nibo bakunze kwitwa the watchmen cyangwa se abarinzi, the sages, abanyabwenge. Uyu muhamagaro rero ntabwo ushingiye ku gutinya abantu, ahubwo ushingiye ku gushaka amahoro yo mu mutima ndetse n'ubushobozi bwo kumva amajwi atumvikana mu rusaku rw'isi. Ibintu rero bikunze kuranga abantu
abantu bakunze kuba ari bonyine, the solitudes. Icyambere nuko bakunze kureba mu mizi cyane, inner reflection. Aba bantu bakura imbaraga mu kuba bonyine, rero iyo bari mu bantu benshi cyangwa mu rusaku rwinshi barananirwa cyane, ntibashobora gutekereza cyangwa se kurema ibintu bishya. Ikindi cya kabiri gikunze kubaranga nuko bareba kure, the far observers cyangwa se observation. Kubera ko batari mu rusaku rw'ibiganiro by'isi, bafite ubushobozi bwo kubona ibintu abandi batabona. Ikindi kandi kivugwa kuri aba bantu nuko akenshi ngo bakunze guhura n'isumba byose, the spiritual connection. Mu mateka y'imihamagaro bivugwa ko ngo abantu bakunze kuba ari bo bonyine ngo nibo bari bakunze guhabwa ubutumwa bukomeye. Ibi bigashimangira ko cyane cyane inzira yabo ari iy'isengesho, gutekereza cyane cyangwa se icyo nakita nka meditation n'ubushakashatsi bwimbitse. Mu buzima bwabo rero bakunze kuba abanditsi, the writers and poets, abashakashatsi ndetse n'abahanga, scientists and researchers. Bakunze kandi kuba abanyabugeni, the artists, abajyanama b'iby'umwuka, the mystics and monks, ndetse bakunze no kuba abasesenguzi b'iby'imibare ndetse n'ikoranabuhanga, IT and data analysts. Umuhamagaro wa karindwi rero nubamo abitwa the warriors cyangwa se ingabo cyangwa se indwanyi. Umuhamagaro rero ukaba ujyana n'impano yo kurengera ndetse no gutwara cyangwa se ubutwari. Ibintu by'ingenzi rero biranga aba bantu b'indwanyi cyangwa se abarwanyi, bagira icyo twakita nka discipline ndetse n'ubudahemuka. Umurwanyi rero ntabwo arangwa n'amarangamutima cyangwa uko yabyutse ameze, ahubwo agengwa n'amahame, principles cyangwa se indangagaciro. Icya kabiri kandi nuko ari abantu bakunze kurinda abanyantege nke. Icya gatatu ntibatinya intambara, aho abandi batinya kujya, umurwanyi niho yumva kururwa no kujya. Intambara kuri bo si ikintu cyo guhunga, ahubwo ni amahirwe yo kugaragaza ukuri ndetse n'ubushobozi bwabo. Ikindi kandi abantu bakunze kugira focus, bishatse kuvuga ko umurwanyi ntabwo ajagarara mu bintu byinshi bitumvikana, ahubwo aritegereza akareba aho urugamba ruri, agategura intwaro ndetse n'amayeri, hanyuma agatera. cyangwa se abasannyi cyangwa abavuzi. Ibintu by'ingenzi rero biranga abavuzi ni impuhwe zuzuye ku mutima, bakunze kugira impuhwe cyane. Icya kabiri kandi bagira ikintu cya presence rwose, bakaba bahari igihe cyose ubashakira rwose ukababona. Ikindi kandi ni ba bantu bakunda gusana ibintu byangiritse, icyo twakita nka restoration. Ikindi kandi aba ni abantu bafite ubushobozi bwo kumva ububabare bw'abandi kabone n'ubwo baba batabibabwiye. Aba ni ba bantu bakunze kwanariza cyane kandi bumva cyane kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Abantu rero bari muri uyu muhamagaro bakunze no kunyurwa n'iyi mirimo ikurikira. Akenshi bakunze kwibera abaganga n'ababyaza, abajyanama mu by'inshingano ndetse n'amarangamutima, psychologist and counselors, ndetse bakunze kuba abahuza, the peacemakers and mediators. Ikindi kandi bakunze kwitwa abo twakita nka spiritual healers. Aba bantu rwose bafite impano yo gukiza binyuze mu masengesho n'imbaraga z'umwuka wera. Ingaruka rero zigaragara mu kuba utarasobanukiwe neza uyu muhamagaro kandi ari wo wawe, aba bantu bakunze guhura n'icyo bita compassion fatigue cyangwa se kunanirwa cyane kubera uburyo binjira mu mibabare cyangwa se mu mibabaro y'abandi bantu cyane. Ibi bikaba byatuma barwara se cyangwa bakarwara n'irindi hungabana kubera ibyo babona bya buri munsi. Ibi kandi bituma bagorwa no kuvuga oya, cyane ko gufasha buri muntu uwo ari we wese burya bitoroha. Umuhamagaro w'abavuzi ni uwo kuzana ubuzima aho urupfu rwashakaga kwicara. Aba rero akaba ari bo batuma isi ikomeza kugira icyizere cy'uko uko byagenda kose, uko byaba bibi kose, ubuzima buzongera bukamera neza.
Abantu ba nyuma rero aribo ba 9 ni abitwa the guardians of the legacy. Aba bakaba ari abantu barinda umurage. Inshingano yabo rero bo si uguhanga udushya, ahubwo bo bafite inshingano yo kurinda ibyagezweho bakabisigasira. Ibintu by'ingenzi rero biranga the guardians of the legacy cyangwa se the stewards, icyambere nuko bakunze kwita ku bintu icyo twakita nka attention to detail, utuntu twose baratureba. Icya kabiri kandi bikundira kwirindira amateka ndetse n'ubuziranenge bw'ibintu. Aba kandi akaba ari abantu bakunze kugira ubudahemuka cyane kandi bakunze kwizerwa cyane n'abandi. Ikindi kandi akaba ari abantu bakunze gutekereza ku gihe kizaza, the future oriented. Umuhamagaro wabo rero usaba imirimo rwose, ubamo imirimo isaba inyangamugayo ndetse n'ubwitonzi, aho twasangamo abanyamateka ndetse n'abasigasira umuco, bakunze kuba abanyemari ndetse n'abagenzuzi, bakunze kuryoherwa cyane no kuba bigisha b'inyigisho z'idini. Ingaruka zishobora kubageraho mu gihe badasobanukiwe neza nuko bakunda gutinya impinduka, resistance to change. Ikindi kandi abantu bakunze kwita nko kugundira, nyine bakunze guhorana ibintu byabo bakabikunda cyane ku buryo nyine bashobora no gutinya kubikoresha kugira ngo bitangirika. Ngiyo rero imihamagaro y'abantu batandukanye kuri iyi si. Ngo wowe ushobora kuba ufite aho ubarizwa. Ndabashimiye mwe twabanye uyu munsi. Jye mwari kumwe nitwa King Jido. Ndabashimiye.